bien sûr ko tugomba gupfa tugakeneshwa byo rwose gupfa gukeneshwa gusanga inzu yawe batiyagomba kunyura mu muhanda ukahanyura nta bindi babanje kwitaba inama babwirwa ko bagiye mu nama birangiza tubabuze bitabye Imana ibaze kwicwa uhagaze ugapfira muri Nyagasani ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa gupfa uhagaze ukabura kivugira kandi abo muhuje bavugirwa ibyo nakubwiraga mu gihe rero ntabwo nshaka yuko ari uzamvugira genzivugira akababaro kanjye muri iki gihe cyo kwibuka abantu bamwe urabona ko bafite uburyo bibukamo mu buryo bunyuranye ariko abantu habaye n'intambara abantu bagize ibyago ugasanga igisasu cya FPR kimuguyeho ugasanga abasirikare ba FPR bavugaga ngo baraje basanze iwabo barabamaze nabo bakamara abandi ariko ngo byena n'ibyari no mu itegeko ibyo bintu byaranavuzwe ndetse ko wenda giye ntari n'umuhutu ariko Perezida wa Repubulika yarutse kubibwira ikinyamakuru cyo mu mahanga ati abahutu benshi barapfuye ariko ntabwo bazize ko ari abahutu nicyo kibazo rero ahubwo abo bantu bo bakabaye baruta n'abajize jenoside kuko bari bazi jenoside iri kuba ukabuze ko yari umwanzi ukanga kumutanga bakamugusangaho bakakwica urumva ko we wagize n'ubutwari umwe yazize uko yavutse undi yazize ubutwari kandi ni benshi kuko niba ubutwari n'ubumuntu kuko niba tuvuga ko hari abacitse ku icumu mu kwa karindwi mu kwa gatandatu abacitse ku icumu FPR yarafataga ahantu ikababona nta muntu mu kubaho umuntu abibuze ibyo kurya ni iminsi 3 inde ku mugabo umwana ni 3 umugore ngo ni 7 uba wapfuye bari abantu bose bacitse ku icumu bihishe kugeza FPR ibagezeho byanze bikunze bashikwaga n'abahutu yagiye ari ziravuga ati twibuke nabishwe bihorera ariko urupfu rw'umuntu ugiye mbona ari rumwe rwose nta rupfu rwiza rubaho nibyo nakubwiraga ubu turi mu periode u Rwanda ruvuga ngo ni leta y'u Rwanda bavuga ko ari ukwibuka abatutsi gusa ariko muri iyo ntambara harimo abahutu babiguyemo bahisha abantu basa nk'abatutsi se urumva cyane cyane ko abicaga abahutu bishe buriya n'intera hamwe n'agatsiko k'abantu bake nk'uko utabeshyira FPR ko ibintu biri gukorwa bibi ubu ngubu ari FPR yose ahubwo ni itsinda ry'abantu bo muri FPR urumva ntabwo rero twajeneraliza turi mu bantu ari ubumwe n'ubwiyunge nyabwo twabibuka bose ntawe ari ugupfobya mu rugo baraje rwose barambaza bati wararahiye iyo bakubajije rero kuri muri FPR ubu byabaye tekinoloji hari imibare ukanda muri mobile ikahita ikwereka yuko warahiye urumva deja gufatirana abantu kunda gufatirana abantu ko bashonje leta yagakwiriye gufasha itavangura niyo mpamvu nkubwira ngo iyi FPR dufite iri dangerous urumva na amashyaka ateye ubwoba nk'ayo mu Bushinwa nk'aya yo muri Korea y'Amajyaruguru ibintu byose nuko bafite ikibazo cyuko bafashwa n'abazungu none abazungu Human Rights Organization zigatera iteka zigahora zikomakoma ariko ziramutse zivuyemo wabona ikivuyemo kabisa urumva deja kugira ngo ubone imfashanyo ugomba kuba uri muri FPR ikabwirwa abanyamerika ikabwira abongereza ntabwo bagomba gufasha abantu bakoresha ubutegetsi ku buryo abantu baba babanyuma mu kwishima ahantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu batanga raporo buri gihe nishyigikiye ko cogamu yaba nka award cyangwa igikombe ukagiha igihugu cyateye imbere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu muke naho gufata award ukayizana hano muri iki gihugu ni kimwe no kujyana muri Afghanistan cyangwa muri Somalia kuko nibo Somalia irusha nibigusetse kuko Somalia Afghanistan ibyibura byashoboka Somalia yo ni iruta u Rwanda mu kwishima u Rwanda rurusha ibihugu bibiri narabibonye ni igihugu cya Afghanistan n'igihugu cya Zimbabwe urumva turasuje cyane kandi tubaye ikaze mwese abakurikiye Pax TV mu buryo bwo kubagezaho amakuru afite ireme kandi Pax TV tubabwira ko ni ijwi ry'amahoro tuganira n'abantu bavuga amahoro uyu munsi umutumirwa dufite muramubona muramumenyereye ni umugabo w'inararibonye umugabo ufite byinshi akurikirana akamenya kubisesengura kandi akamenya kureba icyerekezo cyabyo turi kumwe n'umuhanzi akaba yarabaye umwarimu muri kaminuza ni Karasira Aimable uraho Karasira Aimable muraho neza ntwari muraho neza bakurikira uru rubuga ngira ngo turanafatanya turahuza n'urubuga rwa ukuri mbona nibyo koko kandi nishimiye ko mwantumiye n'ikindi gihe muzantumirira nzahagera
nta kibazo. karibu cyane rwose Karasira Aimable, ari nako tubasuhuza mwese abari mu Rwanda, mu Burundi, abari Tanzania, abari Uganda, abari Afrika y'Epfo, abari Malawi, abari Zimbabwe, abari Mozambique, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, ni henshi mudukurikira turabibona. Ubu rero ikiganiro cyacu cyo munsi Karasira, hashize ibyumweru 2 ukoze indirimbo 2 zisa n'izaje zegeranye. Indirimbo imwe ifite inyito irimo ubuhanzi, bitabye inama bitabye Imana. Umuntu hari n'ababicurishanya bati bitabye Imana bitabye inama. Ntabwo ari byo babanje kwitaba inama babwirwa ko bagiye mu nama birangiza tubabuze bitabye Imana. Rero aho harimo kuzimiza abantu bibaza bati se abo bitabye inama bikarangira bitabye Imana byagenze biti? Ni nk'abari bagiye kuganira birangira bashinguye, bagiye mu birori birangira bihindutse amarira. Jewe rero ndiho uburenganzira cyane William, nkagaya n'abandi batiho uburenganzira cyane cyane hano mu Rwanda. Urabona yuko turi mu gihe cyo kwibuka jenoside, ngira ngo amahano yabereye mu Rwanda iminsi 100. Gusa iyo minsi 100 niyo leta yemeje, ariko buriya twagize amahano guhera muri 90, guhera muri 90 ku giti cyanjye. Buriya hari abagize amahano guhera muri 59 bitewe n'imyaka yabo, ariko turi n'ubu bigaruke mu byo nita shitani. Ngiye shitani nayimenye muri 1990. Ubwo rero aho hantu twagiye twumva inkuru zijyanye cyane n'intambara n'urugamba. Hariho abantu mu Rwanda bagendaga babahamagara, tugiye muri jenoside mu guhiga abatutsi, bagahamagara abatutsi bati mwitabire inama, muve mu bwihisho, muze tubagire inama, tugire icyo tubabwira. Abo bagapfa. Aho ni 94 no muri za kera hose, kuko abantu bahunze bavuye bari Nyacyonga, ntabwo bahunga gusa, bahungaga imirwano, kandi benshi bagiye babivuga. Hari n'ubuhamya bw'abantu bari mu gisirikare cya RPF bavuye nka Joshua Abdul Ruzibiza, Imana imuhiruko dashira, kuko ngiye niyo ntwari ya mbere mbona muri uru Rwanda batinyutse kuvuga amabanga twari dukeneye, baratinye kuyavuga. Ariko ngiye iriya ndirimbo ubundi nanayihinda, ubundi yitwaga Ndekundorere, ariko cyane mbona yuko nazana akantu ka bitabye inama bitaba Imana, kuko uri Ndekundorere sa nk'uwivuga njyenyine, ndavuga ngo ibaze gupfa uhagaze ukabura kivugira kandi abo muhuje bavugirwa. Ibyo nakubwiraga ngo ngiye rero ntabwo nshaka yuko ari uzamvugira, nzivugira akababaro kanjye muri iki gihe cyo kwibuka. Abantu bamwe urabona ko bafite uburyo bibukamo mu buryo bunyuranye, ariko abantu habaye n'intambara, abantu bagize ibyago, ugasanga igisasu cya FPR kimuguyeho, ugasanga abasirikare ba FPR bavugaga ngo baraje basanze iwabo barabamaze nabo bakamara abandi. Ariko ngo byena n'ibyari no mu itegeko, ibyo bintu byaranavuzwe. Ndetse ko wenda giye ntari n'umuhutu, ariko Perezida wa Repubulika yarutse kubibwira ikinyamakuru cyo mu mahanga ati abahutu benshi barapfuye, ariko ntabwo bazize ko ari abahutu. Bivuga ko bo ntabwo ari uko bahigwaga, ntabwo ari uko bahigwaga, ariko ibyo ni ibindi. Ayo ni amagambo y'umunyapolitike, kandi yemeye yuko bahigwaga nawe yabazwa ibyaha by'intambara ko yari umugabo w'ingabo wa APR. Urumva ibyo tuvugiye ku giti cye nuko abifata, ariko abandi nabo abazi ukuri bafite ukuntu babizi. Dufashe harimo n'abatutsi abihaye Imana biga kurazo, nta nubwo ngiye mvuga muri 90, avuga guhera muri 90 kugezana n'ubu ibintu bigikomeza ahubwo, kuko na 2095 impunzi z'ikibeho zarishwe. Urumva nazo harimo abantu. Abo bantu bose rero ikintu kintangaza, nta numwe muri iki gihe cyo kwibuka iyo cyabaye cyangwa igihe cyabo baricecekera. Rero naravuze ntawe nzaka uburenganzira bwo kwibuka. Muri bitabye inama bitaba Imana ni indirimbo yanjye y'amateka yanjye, ni ukuvuga ngo ndatangira ngo ibaze kwicwa uhagaze ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa. Aho mba mvuga nti napfushije umuryango wanjye wose, sibyo? Nyamara hari abandi nabo bawupfushije, mbona bavugirwa, mbona bagafashwa na farije, bakibukwa na
ibuka ikabafasha ikabagira inama ariko twe tugaherezwa nkagira iyo uvuze mwe aho ngaho hazamo urugero harabibaza mwe ushatse kuvuga icyo ushatse kuvuga ba bandi batagira kivugira kubera ko badahuje icyiciro n'abafashwa cyangwa ushatse kuvuga abari mu cyiciro cy'abafashwa nabo batibukwa nkanjye byose mbirimo ariko hari kimwe mu mibare nibwo babivuga neza ngo kimwe cyanira ikindi kwanira cyangwa no mu kinyarwanda bibamo kera twaravugaga ngo imwe inyuguti imwe iburizwamo iyo yewe ndapfushije abantu benshi cyane muri jenoside yakorewe abatutsi ariko intambara irangira iwacu bari abantu bajijutse bakora mu kigo kiririma bataraduiza indimi FPR bikeka yuko baba babwira amabanga aba Médecins Sans Frontières ko icyo gihe muri FPR nta bantu bari bazi igifaransa cyane n'ubundi bumenyi barabazi kurwana gusa ubundi bwo bamaze gutera imbere mu myigire rero kutumva urwo rurimi n'iki n'urwikekwe byatumye bahamagara iwacu bati hari icyo tugiye kubabwira iyo niyo nama mvuga bajya kwitaba Imana arantu mvuga ngo byari mu iki ridasanzwe iki ni impeshyi cyane cyane no kwa karindwi kwa munani ukwa karindwi bene kagisha twizihiwe kagisha abagisha ni ukugisha ni mu bintu by'inka n'abatutsi bene wacu twizihiwe byahindutse nk'ibya rugaju byaraburiranye abara bacu bitabye inama bitaba Imana noneho ni na ndende ntabwo ari ndende cyane ndabisobanura ngo nageze ku gice cya kabiri noneho namwe nk'umunyamakuru ubona n'ibibazo bindi wambazaho igice cya gatatu ndavuga nti nabaye igicibwa mu rugo sinizeye abo hanze y'inkiko wa muhinzi yanyimye imbuto muhumuzanye imikivuguto aho ndabisobanura cyane ndavuga nti nabaye igicibwa mu rugo n'uvuga ngo mu Rwanda nta muntu n'umwe unyizeye nta muntu nkunda ni ukuvuga ko wasaga n'uri w'abatagira iwabo n'ubu erega ntabwo ari nasaga n'ubu nk'ubu nimwe pasiporo kubera ibyo mvuga ariko ibyo mvuga ikibazo si giterane cyabimuteye ni abo bantu shitani zandi ibyo ngibyo bituma rero nigizwayo ku kazi nkavanwaho nishyura pasiporo amafaranga yanjye barambwira ngo hari ikibazo cya tekinike kugeza ubu urumva ikibazo cya tekinike kiba ku izina rimwe abandi bose bazibona ko pasiporo ziratangwa kuva igihe wayisabiye amaze gutanga pasiporo zishobora kuba zirenga ibihumbi oya barayinyimye rwose yewe nageze wambibwirwa n'abantu bashinzwe iby'iperereza barambwira ngo mu gihe utari wahinduka ngo ntabwo tuzaguha pasiporo abashinzwe iperereza ni NISS kandi ni ba basirikare batambari nabo ngabo ni nabo muri rwego wundi ni NSS na DMI kuko ntabwo baba bambaye iri munsi ya NISS muri kasha ntabwo baba bambaye imyambaro turaganira kenshi ntabwo baba bambaye imyambaro ya gisirikare niko bambwiye noneho ndavuga ni nabaye igicibwa mu rugo sinizeye abo hanze y'inkiko mbavuga rero ni abahakurya y'iki y'u Rwanda abo ni za opozisiyo njyewe n'ejo bundi nashekeje abantu ni ubundi kurongora kwanjye byari bishingiye ko opozisiyo yazatsinda FPR ko ngiye kubaho kwa FPR ari nk'umwanzi njye ntabwo mbyishimiye ndi kuvuga FPR sivuga ubutegetsi batazandiga ngo ndarwanya ubutegetsi nubwo ariyo isa nk'ibukuriye noneho rero ndavuga nti sinizeye abo hanze y'inkiko nuvuga ngo abo hanze y'inkiko ntizeye ni RNC ni FRN ni IREME ni FDU ni ya mashyaka yose atavuga ubutegetsi batavuga kimwe n'ubutegetsi ariko yagombaga kwishyira hamwe akaza afite ingufu impamvu uvuga ngo sinizeye abo hanze y'inkiko nuko nabo nabonye baritandukanyije kuko mbere mu bintu byanshimishaga nko kumva ikiganiro kwitahuka vrema biri mu bintu byanduhuraga kuruta kumva igihe wumvaga abanyarwanda b'ingeri zinyuranye bose bahuje bavuga ati tugomba guhirika FPR aho numvaga nishimye ariko aho Kayumba batandukaniye kuri RNC ivuyemo yabanje kuvamo igice kimwe kirimo Gahima Gerard kirimo Majoro Rudasingwa Theogene n'undi muntu umwe mpita numva citse intege ubu iyo bari gutukana ngo bamwe ni abavantara ngo abandi ngo ni abasopecya ngo abandi ngo ni abacika cumu kuri jye numva nk'umwanzi ngo FPR bo niba barwanya FPR nifuza ko bakwishyira hamwe niyo mpamvu rero mvuga ngo sinizeye abo hanze y'inkiko kuko nabo nabonye bagaragaza february uvuze ikintu cyitwa guhirika icyo kintu rero kivuzwe muri kino gihugu gikangaranya benshi kigasa naho kibaye ubwacyo cyaha kiremereye ese ari ukuvuga ngo yewe ntabwo uvuze guhirika ubutegetsi nyine wavuze ngo guhirika FPR nabo bakaza FPR se yo ko yahiritse andi mashyaka bayihiritse bakaza basanaye
biraruhije kugira ikintu umuntu yabivugaho, ariko byibura umuntu yaba aruhutse, kuko nkanjye ku giti cyanjye ariko ngoma ya Habyarimana nta cyiza nahabonye, ntego nari mutoya, ariko nta n'ibibi kwa Habyarimana byari bihari cyane nk'ibyo mbona ubu ngubu, sibyo? Wenda nuko nari mutoya mu bwenge, ariko utekereza kubaho ukazishima nta ngoma n'imwe wishimyemo, ugasanga ariko Habyarimana ntiwishimye, ari no muri FPR ntiwishimye. Njya ndeba nk'iriya famiye yo kwa Rwigara ukuntu bayizutaguza, bayicunaguza, nkibuka ko kwa Habyarimana nubwo babayeho neza, ntabwo bitaga MRD, ntabwo yajyaga mu bucuruzi nk'uko FPR yajya mu bucuruzi, ikoresha Crystal Ventures, abakire bose bagomba kugira icyo batanga kuko bagenda babihwihisa bakabitwibwirira. MRD yarikaga umuntu wese agakora, ari umuntu utari umututsi, kimana amashuri gusa cyangwa n'imyanya ya gisirikare, uretse ko ibyo myanya ya gisirikare nabyo n'ubu ntacyo mvuze ntiteranye, ariko urebye nka kadete kosi ipashije ukanyuzamo amaso, nibwo usanga yuko koko nta bwoko ngo bwavuyeho. Ariko nizere ushaka azajya kureba ifoto yitegereze, ambwire niba, cyangwa mu bamisi ambwire niba ubwoko bwaravuyeho aho karagahisemo, urumva? Ariko nk'iriya famiye yo kwa Rwigara buriya nayo ikeneye byibura regime yazatuma ituze. Babayeho baracunagujwe ngo iriya nzu ngo yari yayubakiye umwami, ariko bo ntibayisenya kuko Habyarimana nigeze asenya amazu. Kubwa FPR umubyeyi wabo arapfa mu buryo butazwi, ngo wamwishe yarahamutse na n'ubu ni imyaka myinshi. Ahubwo numvise Adeline Mukangemanyi, umufasha wa Rwigara, ahamagazwa kuri RIB. Abantu benshi twari twizeye ko bagiye kumubwira bati wa muntu ya noneho ihahamuka ryarakize, ko niryo hahamuka ryaba rikoze rekoro imyaka igera muri 6 umuntu agiye ahamutse adashobora gutanga amakuru y'ukuri. Abo barahari, hari ba Mirimo twagiye tubona basenyera, hari ba Rujugiro, aho ndaza kubivuga muri shitani mvuga yuko abo bafashije batabitayeho, ba Rujugiro bande. Ubwo rero ibyo nari ndi kukubwira, iyo nta ngoma nziza n'imwe wabonye, niyo hazi indi kababi, ariko byibara mu gahuza, kuko burya hariho abantu batigeze babona ingoma nziza na rimwe. Nka Colonel Biseruka yabayeho arafungwa ku bwari izindi, ageze no nanone abaza muri FPR arafungwa, agira ngo wibera izina yamara igihe kinini cyane. Komanda Biseruka nibwo abantu batamwumva neza. Komanda Biseruka hariho abantu benshi, abo nabazwi, hariho abantu basenyerwa, nkubwiza ukuri ntabwo baba babyishimiye. Rero kuvuga ko umuntu yazaga herika FPR byumvikane neza, si ku masasu, ni ukumuhirika mukoresha politike, diplomasi, kuko ukurikije nk'ukuntu itahuka ryumvaga, ukurikije n'ukuntu abantu basigaye bashishikara kuri social media, biragaragara ko abantu bafite inyota. Abantu ntabwo bakiri muri babandi bayobyirwa buri gihe na Radio Rwanda, TVR, wapi. Ibyo rero nibyo navugaga, ntibakubendekagisha abo hanze y'inkiko simbizeye, noneho nkavuga ni wa muhinzi yanyimye imbuto. Ahangaha rero utarakomeza gusobanura indirimbo, n'ubundi turi gusobanura indirimbo zawe no kuzumvikanisha mu Banyarwanda, dore ko ufite ukuntu ushyiramo ubusizi bujimije, ariko hari ikintu gikomozaho abantu babyumve neza. Ntabwo ikiganiro ari icyo guhirika ishyaka riri ku butegetsi, ariko kubera ko gikomojeho nanone twirinde gusigamo urujijo. Uvuga ko abari hanze guhirika ishyaka riri ku butegetsi, abandi bakavuga bati, ndafatamo igiciro bitatu. Hari abavuga ati guhirika ishyaka riri ku butegetsi, hakajyaho andi mashyaka ayobora mu mujyo mushya. Abandi bakavuga ati nta mpamvu yo kurihirika, ahubwo twakuzuzanya naryo tugashaka umurongo mushya. Hakaba n'abandi bavuga batese ahubwo ryahirikirwa iki, kuki ritavugurura imikorere. Muri ibyo byiciro bitatu by'abameze batyo, igice ubona cyaba gihagaze neza gihuza bose n'iki? FPR dushobora no kureba ku magambo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi ari we mukuru wayo, ngire ngo hari ukuntu avuga ati ibyo bizanyura mu zihe nzira. FPR ukwiri ubona idahinduka, kandi ebwira abakeba bayo isa nk'ibishongoraho. Ngira ngo dukunda kumva amadisikuru ya perezida rwose arabyivugira ati ngewe, ati nta kibazo mfite
cy'umuntu ati ibintu bintera isoni kuba ufite amakosa nka kwica ati genda kwica ati tugiye kuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu. ari abavuga ngo FPR ivugururwe cyangwa se isimbuzwe burundu cyangwa ivangwe ibyo ngibyo byashoboka, ariko iyo urebye abayobozi ba FPR, abayobozi bari muri FPR ariko bari muri APR RDF, usanga nk'ikibazo cy'umubano nta gihari, kuko hari speech zagiye zinyuraho kuri social media. Nagwa nk'urugero rwa Afandi Mubaraka aho abwira abantu ati abantu bafite ingengabitekerezo ati twabuze ikiraka, kandi uzi ikiraka cyo musirikare cyari cyo. Urumva nuvuga ngo hari abantu benshi kandi abatavuga rumwe nabo nibo bavuga ko bafite ingengabitekerezo. Uwo bita General Kabarebe ari imbere y'urubyiruko rw'abacitse ku icumu ARG yarivugiye ati bapfa kurera, bahaba Imana, bahaba umugisha, ati ndeba amanota yabo muri za Lesotho za Malawi, ati bari gutera imbere cyane, ati bimeze nk'urwa, ati mwebwe rero muri mu Rwanda, u Rwanda ni urwanyu, ati bari abantu mujye mubamenya, ati kenshi bakura mu ingengabitekerezo. Urumva harimo guca ibikemo abantu mu kabiri. Urumva ntaho bitandukaniye, nubwo burya ingoma zisa, ingoma zimwe ariko zirasa, nibo wa mugani ngo bose ni bamwe, niho wumva ntaho bitandukaniye n'abavugaga ngo abantu ni inyenzi, turatandukanye, bari barashaka kuzana umwami n'ibiki. Urumva ntago nakubwira, hari imvugo nyinshi z'abapolitisiye zigaragaza yuko FPR idakeneye rwose kuba yakwiyunga n'abandi. Hakenewe ingufu zitari za gisirikare, za demokrasi, nubwo FPR yagiyeho ku ngufu za gisirikare, ariko hakeneye ingufu zayivanaho cyangwa bakumvikana, ariko bya bindi nguguhiza ubutware mutabarana, atari byo bagomba kuguterekera ku ntebe nk'uko baterekera za PSD, za Green Party, ndetse ukajya kumva nta na rimwe barifatanya bati nta mukandida n'umwe dufite twatanga uretse nyakubahwa Perezida wa Repubulika. none se kuri wowe muri make ibyo kuba yavangwa n'abandi bakuzuzanya ntago ubibonamo umuti nuko FPR ukuntu iteye, ugiye kureba neza FPR uganira n'abantu ati ntago umusaza wa FPR wavugana na meya, wavugana n'umucuruzi uziko ari anakomeye muri FPR, utise wazangezaho ati hari abantu hejuru, bari abantu bo hejuru bazadupangira. FPR rero wakumva bayigize nyabo ugasanga ari agatsiko k'abantu bakeya, abasigaye bose ari barukurikira izindi. Nicyo kintu nakubwira, ako gatsiko rero nagashobora kwihara ibyo gafite, kuko FPR ni ishyaka rya politiki rikora ubucuruzi birazwi, za Crypto Ventures, za Horizon, za Rwandeya, ibyo ndetse harimo ibyo bashyira muri leta, iyo bihombye leta ikabishyiramo amafaranga, byaba byungutse akaba amafaranga ya FPR. Urumva mu minsi ishize ndetse no biracyakomeza hirya no hino mu mujyi wa Kigali hagiye hakorwa amaliste y'abantu ngo bagomba gufashwa bakava mu mihanda bakareka kwandagara, ndetse ngo iyi nama yacoga mu gihe kuba ikazaza batari mu bateza umuvundo muri Kigali. Ariko iyo liste ya mbere ngo liste ya kabiri yagiye gukorwa, baragiye babaza bati ese mwararahiye, ngo bari kubarahiza, bari kubashyira ku maliste, bari kubaza bari mu ishyaka. Ibyo yigeze ubyumva? Njyewe wanjye baraje rwose, uretse ko ibyo tubimenyere nta guhisha, ni ibintu ahubwo ubwo bizwi ku mugaragaro, byaba ari amahire. Ubundi yagiye kuba inama, kuko nabatangariza ko ari indirimbo ugomba kuririmba yitwa gutyo, yitwa Bashyitsi, ngo twishime tunezerwe kubera ko bashyitsi baje uyu munsi, twinenge tuninenge kubera yuko dukorera ijisho, dukorera ku jisho. Ubu biravugwa yuko wowe wumvise ngo ni amaliste yo gufashwa, ahubwo hari n'abandi bahwihwitswa yuko abantu badasa neza bari kuyorwa bakajyana kwa Kabuga, bazavanwa kwa Kabuga ahantu haba ikigo cy'inzererezi, bavuga ko nta burenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwayo, ahantu raporo nyinshi zigaragaza nta n'umuntu hari ikibazo. Ubu niho abantu babajyana. Urumva kugira ngo dukemurire ikibazo bakazavayo cogama irangiye, bivuga ngo kugira ngo dukemure ikibazo cyacu cy'abaturage bacu base neza biteze imbere, turakorera ku bazungu kuri cogama. None se bagomba guhabwa inkunga, ariko iyo nkunga bakabanza gushyirwa mu ishyaka. Iby'ishyaka nayo nibagiye kwikubwira, ariko gihe ntago ari inkunga banyakaga, baraje barambwira ngo nabagomba kwihabwa ngo itume baba bifashije mu gihe ariko genda kubwiye ngo bimaze igihe no mu rugo baraje ukuntu basigaye babikora, ko gihe nabyo babibwiye n'abantu. Hari ikiganiro mperutse gukora sinandishyize kuri YouTube yanjye,
nagishyize ku imbarutso ya demokarasi, nayo ni YouTube iri kugenda ivuga ibya demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mu rugo baraje rwose barambaza bati wararahiye. Iyo bakubajije rero kuri muri FPR ubu byabaye tekinoloji, hari imibare ukanda muri mobile ikahita ikwereka yuko warahiye. Urumva deja gufatirana abantu kunda, gufatirana abantu ko bashonje, leta yagakwiriye gufasha itavangura. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi FPR dufite iri dangerous. Urumva ni amashyaka ateye ubwoba nk'ayo mu Bushinwa, nk'aya yo muri Korea y'Amajyaruguru. Ibintu byose nuko bafite ikibazo cy'uko bafashwa n'abazungu. None abazungu Human Rights Organization zigatera iteka zigahora zikomakoma, ariko ziramutse zivuyemo wabona ikivuyemo kabisa. Urumva deja kugira ngo ubone imfashanyo ugomba kuba uri muri FPR. Nta hantu none se ubwo PSD zizabona abantu gute, PR zizabona abantu gute, n'imyanya babona barayibagenera. Urumva ni ukuvuga ngo rero ku bijyanye na FPR byo biraruhije kuzumvikana nayo. Dukomeze rero ku ndirimbo yawe. Twari tumaze kubona aho wabimaze gusobanura ngo ibaze kwicwa uhagaze ugapfira muri Nyagasani ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa. Aho ngaho kivugira abo muhuje masubiramo kabiri cya cyiciro cya mbere cya mbere. Oya, urumva hari ibintu je nakubwira by'akarengane, ari nayo mpamvu ubona igihugu kirimo ngo abantu batishimye bakibaza ngo byaturutse he. Nabivuze ejo bundi ariko kanongera bisubiremo. Ni ukuvuga ngo intambara yo muri 90 ifite ko yatangiye. Intambara cyangwa amano yabaye 94 nafite ko yabaye, ngira ngo yabaye nyuma y'indege birazwi. Hari abantu batumvikanaga b'abayobozi barwanira intebe z'ubuyobozi, barwanira imyanya. Abo ni bakiya nizanzovu zirwana. Ibyatsi twebwe rubanda rukahababarira. Hariho abantu bishwe babacika cumu ba genocide. Nago kubijyamo harimo iperereza riteye ubwoba, ibukira baziti kuko ushobora kuba warishwe muri genocide, iso wawe ari umuhutu ariko baramubyaranye n'umututsi, mugasigara muri Nyakamwe bakajya guperereza bati ise none yari umuhutu, kandi uziko banarebaga n'isura. Hari aho benshi niberekanaga n'amarangamuntu uko babaga barayataye. Urumva ahantu nashaka kukubwira ni nk'ibyo ngibyo ndanabivuga mu mahembe y'ikarago. Ndabivuga ni I dedicated this song to my dead family n'abandi bose duhuje ibisana. Indirimbo yise amahembe y'ikarago nayo ndayifite. Amahembe y'ikarago ndavuga ngo niyo yazanya agafuni, niyo yazanya kandonyi, kuko amahembe irahari nuko mwe mutazibona, kuko urumva genzi ishyira kuri YouTube. Nzayigwa wenda nayo twayiganira kirige, ariko ni meme jari iki gihe, kubera yuko nakubwiye ngo gesinziyima. Hariho abantu benshi kubwira ngo yarapfushije ngo ariko ntashobora kwibuka abantu bi. Ngiye nzabikora muri muzika, nkore poeme zabyo. Ntago ngomba kwiyima, nta burenganzira na bumwe ngomba guhabwa, abandi bahabwa je ntahabwa. Icyo rero nari ngiye kubwira, ubwo abandi bahabwa utahabwa uzabwira. Nzabwiha rwose n'abandi nico babuze. Njye numva nk'ejo budi nabonye Ntaganda na Ingabire Victoire basaba bakurikije ibyo president yari yavuze ko hari abahutu benshi bapfuye ko batazize ubwoko bwabo, basaba ko babona umunsi wo kwibuka w'abahutu. Njye rero numva ndi umuhutu narapfushije, njye narapfushije inkotanyi, ibarishwe n'inkotanyi. Uwo munsi natumira abantu. Njye nubu nuko ndi Nyakamwe nta muntu mba natumira mba mu nzu ntoya, nabatumira tugasezera ku bantu bacu ko bari abagaciro. Aho rero kuvuga ngo kwicwa uhagaze abo muhuje bavugirwa, nuvuga ngo njyewe narezwe nzamuka bagenzi banjye bafashwa na Farije, je ntafashwa na Farije. Babiga muri bafashwa na Erije, bari muri Erije muri kaminuza, je ntafashwa nayo. Sinibyo ibyo nakubwiraga yuko abanyarwanda benshi babaye bya byatsi inzovu zarwaniyeho, ndetse bamwe banavuga yuko binagendera ku bukungu bwa Kongo. Bimwe mu bitabo usoma bakubwira yuko u Rwanda rwabaye iteme ryo gucaho kugira ngo abantu bajye Kongo, kuko impunzi uburyo n'intambara yabaye, impunzi bakoze ku buryo nta bantu bahungira Tanzania cyane n'abajye Burundi, babakusanya baberekeza muri Kongo, kuko Kongo ari amabuye y'agaciro. Urumva hari yo bavugamo bano ba Tony Blair bishiti z'u Rwanda, ba Bill Clinton. Urumva Amerika, Anglo-Saxon, abanyamerika ba Canada abongereza, abanyamerika nabo muri Canada ndetse n'ababirigi. Hari impamvu bashakaga no guhindura muri Kongo. Mobutu yaramaze kubananira kandi yari amabuye y'agaciro, kandi urabona n'intambara ziba u Rwanda rumaze kujyaho kabiri. Urumva wenda ari noneho kuvuga ngo kwicwa, ndagira ngo nkumvishe neza. Umuntu yarari baratangira ubwo ngo genocide irabaye, indege ya Habyarimana n'undi mukuru w'igihugu n'abandi bakomeye irahanuka.
abantu bagira umujinya, bamwe bavuga ko bari barabiteguye, ibyo ntabwo nabyinjira mu mateka, ariko harimo abantu barashwe ibisasu, ntabwo byari amazi y'umugisha. Harimo abantu bahunze bagera Kongo, iyi ntambara ibaye urahunga, urumva bapfa muri Kongo, muri za mapigi report barabyerekana, abantu barapfa, abandi bicwa n'amacinya. Abo bose ni imfubyi zari zikwiriye gufashwa kimwe, kuko zaguye mu mateka ya politiki, ni imfubyi zimwe. Kubona wigana n'umuntu ukabura minerivare, ukabona aje ahetse ibikapu, kandi mwese mwarabuze ababyeyi, nurwo niyo nita famiye mutisangamo, ariyo ya famiye usanga abana batashyira hamwe, kuko ntago barerwa kimwe, ntibahabwa ibintu kimwe. Niyo rero mvuga nti gupfa uhagaze, abo muhuje, abo twari duhuje bagenzi banjye barafashijwe muri ARG, barafashijwe muri farije, aho hantu ugena naragihageze hose. Nese bimeze gute? Bati turabona ko uri umucika cumu, twabonye na bene wanyirwaniro n'abacika cumu, atariko kuko iwanyu direct bishwe n'inkotanyi, ntago ukiri umucika cumu. Urumva niyo gitorero uvuga aho ngaho. Uti mu gice cya kabiri hari mu ikiri dasanzwe imeye bene Kagisha twizihiwe, byahindutse nk'ibya Rugaju, abara bacu bitaba Imana, bitabye inama bitaba Imana. Aho birumva nuko byabaye mwiki, nuvuga yuko nyuma ya 94, nyuma yo kwa 7 hajemo ibintu byo kugenda bashakashaka abantu bakabura, bivuga yuko bamwe batungwagaho agatoki ngo ni intera hamwe cyangwa iki, mu rugo mbabura muri ubwo buryo, ariko nta kintu kibi bari bakoze. Ubwo rero bene Kagisha mvuga n'abatutsi, urumva mu Matutu twari twishimye, ariko ibintu nyuma unatekereza ugasanga nta byishimo byari birimo cyane, kuko iyo abantu bavuga ngo barishimye ngo barabyinira intsinzi hejuru ya miliyoni y'abantu yapfuye, irya si intsinzi, ahubwo wenda yaba intsinzi y'abari hanze bari babonye uburyo bwo kwinjira mu gihugu. None ibyo byakwitwa ikintu bitari intsinzi? Ntago nge ndumva nta ntsinzi yari yabaho hapfuye miliyoni y'abantu. Ni ugufata ubutegetsi, ariko ntago ari intsinzi. Ubutegetsi bwarabaye, hakabaye yarabaye icyunamo aho ku intsinzi. Ahubwo nicyo cyunamo tunarimo nyine cya byose, kikarangira FPR ifata ubutegetsi. None iyo ya FPR ifite kubyina intsinzi yayo, FPR igomba kubyina intsinzi kuko icyo yashakaga bwari ubutegetsi kandi yarabufashe. Ariko abaturage igomba kubyina intsinzi, icyunamo cyo kikaba cyande, kikaba abantu bose. Jyewe ubundi mvugiye mu kuri, niyo mpamvu mu bya shitani n'ibikubwira, igihe natangiye kubona ibintu bibi muri 90 muri uru Rwanda, hari n'abandi batangiye kubibona 59, hari ababibonye guhera mu rucunshu. Ni ukuvuga ngo abantu bose bahuye n'ibibazo guhera muri 90 kugeza ubu, muri buri wese agomba kwigiye cy'icyunamo, kuko muri 90 abaturage bahuye n'ibibazo bo muri Byumba na hehe, bahungira za Nyacyonga, abatutsi barapfa bazize ubwoko bwabo, harimo n'abaremwe abasa nk'abatutsi bishwe atari abatutsi, harimo abahutu b'umutima mwiza bahisha abatutsi barabizira, urumva abo bose tukagenda tubashyiramo. Na n'ubu hari ababurirwa irengero, bahisha abantu bakabizira, abo bishwe kubw'umutima mwiza cyangwa kwanga kwijandika mu bwicanyi, ntabwo bafatwa nk'abazize jenoside. Nicyo kibazo rero, ahubwo abo bantu bo bakabaye baruta n'abazize jenoside, kuko bari bazi jenoside iri kuba, ukabuze ko yari umwanzi, ukanga kumutanga, bakamugusangaho bakakwica. Urumva ko we wagize n'ubutwari, umwe yazize uko yavutse, undi yazize ubutwari, kandi ni benshi. Kuko niba ubutwari n'ubumuntu, kuko niba tuvuga ko hari abacitse ku icumu, mu kwa 7 mu kwa 6 abacitse ku icumu, FPR yarafataga ahantu ikababona. Nta muntu mu kubaho umuntu abibuze ibyo kurya ni iminsi 3-4 ku mugabo, umwana ni 3, umugore ngo ni 7, uba wapfuye. Bari abantu bose bacitse ku icumu bihishe kugeza FPR ibagezeho, byanze bikunze bahishwaga n'abahutu rwose, mbikubwira. Kuko mwese wabaho utarya, ntabwo wabisobanura scientifiquement, ntabwo wamara amezi 4 udafite umuntu ukogemurira akihisha akagwa agakoma, cyangwa se warihindurije nawe, warihindurije ugahindurira muntu, cyangwa udafite kusa, cyangwa ugatanga amafaranga nyine, ariko ukabaha amafaranga. Hari abo bahaga amafaranga bakanga bakabica, n'uwo wahaye amafaranga ntakwice, aho yagize ubumuntu. Kuri wowe Agatha Uwiringiyimana, umwe mu bapfuye mu ikubitiro, umubara nk'uwazize iki? Agatha
agata yazize ni conflit politique. naho Rugamba Sipiriyani Rugamba agiye numva bavuga Rugamba bavuga ibintu byinshi, bavuga ko yahisha abatutsi, ko Rugamba yari umuhutu. Agata we erega twumvikana abantu na ikena na kani y'abantu bayumvise ni nabyo abantu bashaka ko tujyamo gusa bayigwamo babizi Imana ntuza bagatangira ngo 5 n'9 ntibajya bibuka mu rucunshu, ntibajya bibuka ingoma z'ingabe zashahurwaga, yeri ibintu byinshi byo basimbuka 9 na 4 ukuntu twayibara wayoboraga uruhande rumwe rwa Habyarimana rwari rumaze gupfusha abantu. Nuvuga ngo impande bari barasinye amasezerano, ayo masezerano yari arinzweho, hari ntago hari yakenewe, icyari gikurikiye no kurasana no kurasa umwanzi wawe. Agata rero yari mu gakundi ka FPR ka EMUDER kabatwagira mungu, ari abantu bashyigikiye FPR. Nuvuga ngo babarashe, uretse ko nta namenya nabari bo gukora. Tito Rutaremara yavuze ko mu mitwe yose y'abanyamashyaka nahe ngo bari baroherejemo abantu. Tito yarabyivugiye, urumva nizo nkuru zivugwa, ntago namenye uwarasha Agata, ariko Agata gupfa kwe ni urupfu rw'umunyapolitike nta kindi. naho Rugamba Sipiriyani wazize ko yahishe abahigwaga, wumvara nk'uwishwe aziriki ni bwabo azira jenoside politike yaziriki yazize ubumuntu, kuko abantu bari babaye inyamaswa. none tuye tuva ko hari abarokotse icumu rya jenoside akana barokotse icumu ry'umuntu se kugiti ki ibyo byari kwigwa yabaha abantu ibiganiro, ariko ibi babeshya by'ama pourcentage ngo umwe n'ubwiyunge ninde wiyunze n'undi, abantu bari kuganirira ku misozi, abantu bari kumva ibintu binyuranye kwa Rugamba, tukaganira tugashaka icyo twamwita gutyo. Ariko ino iyo utangiye kuvuga jenoside barabikubuza. Narakubwiye ko muri ribuge babimbujije, urumva bashaka ko ari version yabo imwizwi yuko FPR yaje nk'abatagatifu ikagenda ikizari iri gutera amazi y'umugisha, interamwe zigenda zigahunga, kandi FPR ari abantu n'ubundi bari baratotejwe guhera 5 n'9 nta byaha. En fait hariho parti ebyiri, bamwe batagira ibyaha babyirutse ari abana beza cyane bakangwa bitewe n'abazungu. Ku rucunsho nta cyabayeho, ibyo bavuga ngo Kanjogera yajyaga ahagurukira ngo nibyo bahimba cyangwa nabyo byanashoboka, ibyo ntibyabayeho ngo nabazungu baje baraduteranya dukundana ngo tuhita twangana. Urumva iyo haba ubumwe n'ubwiyunge nyabwo, hari kuganira abiciwe aribo batutsi bamwe na bamwe. Giye navuze ko ari abo mu Rwanda barabimpakanye, numva birabababaje, kandi ndumva nta muntu wagiye kwica umututsi wa Uganda, wo mu Burundi kandi babayo, cyangwa wo muri Zaire yishe abari mu Rwanda. Abo babiciwe bari kugira uruhare rugaragara, ababiciye nabo bakasobanura impamvu babikoze, niba barabitegetswe, kuko n'ubu byashoboka. Iyo ubona abantu bafata Kizito bakamwerekana, ni kwanga guhisha icyitso. Ibyo nabyo bibiri byo ubu ngubu bavuze bati abantu ba FRN nibyo u Rwanda rwirwa rwigisha ngo ijisho ry'umuturanyi ni ugutanga abantu. Urumva ufite ijisho ry'umuturanyi, iyo bari byigisha muri 9 na 4 nta muntu wari guhisha umututsi. Urumva ukuntu systeme zenda gusa, hari abantu bita ko ari abanzi, systeme irabanza kabaremamo abanzi, systeme ndiba ibanje kabaremamo ngo mwitonde. Harimo abantu bakorana na RNC, harimo abantu bameze gute, no kubitondera no kubima service. Ubwo ni uburyo bwo gutegura ibindi bintu byo kudezimanize, kuvanaho abantu bumuntu kugira ngo bangwe. Ugasanga William hari inama udashobora kwitabira, mugenzi wawe yayitabiriye. Ugasanga Karasira nimwe passport nanatanze 100 hari mugenzi wanjye wabitanze. Iryo ni ivangura ritavugwa. Dukomeza bwana Karasira, mu ndirimbo yawe hari igika cya gatatu. Igika cya gatatu naye nakivuze nabaye igicibwa mu rugo. Nuvuga ngo ibintu byambayeho amateka yatumye mu Rwanda banyanga mu rugo ni mu Rwanda. Sinizeye abo hanze y'inkiko, no kuvuga ngo abantu bo hanze y'inkiko nkunda kuvuga nabo bategurura amakarito, ntibishyira hamwe, amafaranga bakoreye bayarya uko bayabonye, ntibashobora no kwigana inkotanyi uko zaterateranyaga amafaranga ngo nabo bayaterateranye bagira ingufu. Urumva bahora mu macakubiri, kandi amacakubiri bose bahuje umwanzi. Bari bakwiriye kwishyira hamwe. Umwanzi mvuga ni FPR, baba bavuga kwishyira hamwe. Simvuze iby'imirwano ejo batabimfatiraho, ariko bakaza bakarwana mu buryo bwa politike nk'uko Ingabire Victoire akwahora cyangwa abandi. Ubwo rero ndavuga nti wa muhinzi yanyimye imbuto
muhumuzanye ibikivuguto nuvuga ngo bwa bwoko bw'abanyarwanda rero mu Rwanda tuzi haramo abo bita babene se bahinzi yite ko nuzabitaga iyo vuze umuhinzi nawe ugura mwumva uwo ushaka kuvuga muhumuza n'ujyana n'inka nuvuga ngo sinibona mu Bahutu sinibona mu Batutsi ngiyi indirimbo yanjye ese ko yibagirwa abatwa basenga butaka bahejwe n'amateka bafite amazina menshi bariya ntago bigeze bagira amvi y'ubutegetsi bubakiniraho ntawe bubagira kivugira ni nabakeya usanga kubahungabanya nabyo ntabwo ari byiza ariko ntacyo byica cyane wagiye uvuga abitabye Imana inama bakitaba Imana ibyo bintu byaravuzwe ahantu henshi ushobora kubona ubuhamya bwa Abdul Ruzibiza ushobora gufata igitabo cya Judy River in Praise of Blood hari n'igitabo ushobora kujya umenye n'ibya FPR neza ndarangira abantu kureba igitabo cyitwa ngo Don't Disturb yes na gihe cyongereza cyanjye ntago nyisi cyane ku buryo ntago nagisomye cyane ariko uzagishaka kimwe n'izi ndirimbo kuri WhatsApp yanjye nayibabwira ni uvuze ibintu bitatu bitemeye muri kino gihugu bifatwa rwose nka nk'ibinyoma nk'urugomo nk'iki uvuze igitabo cya Michel uvuze ubuhamya bwa Ruzibiza uvuga n'ikindi cya kabiri yaravuze ni byinshi hari n'ibyandagije Imana JMV hari ibitabo byinshi Judy River arimo Pierre Peya bafatwa nk'uburozi ku gihugu kuba bafatwa nk'aho ibyo bavuga ari uburozi ku gihugu wowe ukaba ubifata nk'aho ari urumuri ku byabaye mu gihugu urabihuza uti erega cyo aho mbihuriza twese turi anda y'ubutegetsi bwa RPF ariko twese ntabwo dushimishijwe nabwo no kuvuga ngo bamwe n'abanzi ba FPR nanjye ndi umwanzi wa FPR ngomba gukundana rero n'abanzi ba FPR niko bimeze ko bari abantu bavuga FPR meze nk'intumwa za Yezu amaze kumubamba ku musaraba intumwa zarihisha ariko hagera wazaro mutagatifu nta ngufu bari bafite bajyaga babashyira muri amfiteatre ni nkazi za Stade Amahoro kubwaniro n'abandi bakabarisha intare babagaradiateri bakabatera ibyuma bakababamba ku misaraba babayogize nta passport ufite ntaho nahungira ariko kugira ngo nicwe n'ijambo nde nifata nk'umuvuga butumwa igihe anytime witeguye kwicwa nkuko nabandi bicwa cyangwa baburirwa irengero twavuga nk'abagiye bicwa bo mu ishyaka rya FDU twavuga baburiwe irengero nka ba Boniface baniwe mugabo Gerard Resama Bahati Inosa umusizi urumva twavuga abantu benshi twavuga uwo Rwigara tutazi ko byagenze twavuga Gasakure ngo arashi n'abantu baherutse kuraswa ni n'abapolisi ngire ngo abantu batanu icyarimwe ngo batorotse kandi abapoli nanjye simbyibuka kandi none nashoboye kumurasa ntago barasa akaguru kugira ngo bamenye n'ibindi byaha kuki ari ukwera imina fizikoma ariko ubyo ugasanga abayobozi bacu baravuga bati nibyo tuzatuna barasa kumugaragaro babivuga bakabaha amashyi u Rwanda rero nirwo turimo ubyukuzi ko ejo bazagufunga ubyukuzi ko bazakwica Imana ikagira gutya ikaturinda niba ari izo za cogamu bafite ubwoba bwo kugira ikintu batwara umuntu ngo bitaba bibi kurusha ko ni bibi mu muryango w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu turi mu banyuma kwishima turi mu banyuma mwebwe mukurikira itangazamakuru turi muri 158 are mu biteho 128 naho ni mu banyuma kandi nta kuba batagize ngo bahishahishe bagirana diplomasi na lobbying ifatika niyo mpamvu ngiye nkubwira yuko turi abantu batiyemera turi abantu nk'abariya nko kubona abarundi perezida w'abasabana n'abantu bisengera n'iki ntiduha agaciro abazungu cyane ngo tubaterete twabona imyanya ya nyuma ahubwo iya nyuma kabisa. Hanyuma mu gusoza indirimbo yawe ya mbere twavuzeho bitabye inama bitaba Imana ugira uti osecours Nyagasani tabara bacu Nyagasani bitabye inama bitaba Imana. Ako ni ka outro ntangira n'ubundi niko nkaririmba ntangira navuga ngo osecours Nyagasani tabara bawe Nyagasani osecours Nyagasani tabara bose Nyagasani osecours Nyagasani ibuka bose Nyagasani ndekundorere wa mubyeyi we ndekundorere twarashobewe ndekundorere wa mubyeyi we ndekundorere twarashavuye. Harimo ijambo ibuka bose ijambo ntabwo ibyo ko hari abaryumva nabi cyane umuhanzi w'umuhanga
uhe Masabo inuma yigurukiye inuma Kizito iryo jambo nawe ni mutagatifu yagiye arizira avuga ati twibuke n'abishwe bihorera ariko urupfu rw'umuntu ugiye mbona ari rumwe rwose nta rupfu rwiza rubaho. Nibyo nakubwiraga ubu turi mu periode u Rwanda ruvuga ngo ni leta y'u Rwanda bavuga ko ari ukwibuka abatutsi gusa ariko muri iyo ntambara harimo abahutu babiguyemo bahisha abantu basa nk'abatutsi se urumva cyane cyane ko abicaga abahutu bishe buriya n'intera hamwe n'agatsiko k'abantu bake nk'uko utabeshyira FPR ko ibintu biri gukorwa bibi ubu ngubu ari FPR yose ahubwo ni itsinda ry'abantu bo muri FPR urumva ntago rero twajeneraliza turi mu bantu ari ubumwe n'ubwiyunge nyabwo twabibuka bose ntago ari ugupfobya iteka abantu bakunda kuvuga ngo gupfobya ibintu ingengabitekerezo no gupfobya usanga gupfobya cyetse uvuze ko hari jenoside yakorewe abahutu icyo nicyo kibazo ariko hari za masakire n'indi mirwano ntibyabuza ufite umuntu wawe kumwibuka urumva ni nk'ibyo tugomba kwibuka Agata urumva Agata yapfuye mu tugomba kwibuka Rugamba Koruneye agomba kwibuka sewe w'umututsi ariko wishwe n'inkotanyi arabyivugira mu gitabo inkotanyi zari ziri hafi aho hantu Kicukiro ko zari zaracengeye Koruneye agomba kwibuka abantu be niyo mpamvu Koruneye Nyungura urumva ariko yatangiye kuvuga ibyo batafite ingengabitekerezo urumva ikibazo hano kiri ni umwana w'umututsi wasakashaganye n'umuhutu ariko bari muri PSD abantu bajijutse benshi bivugwa yuko sinabyemeza ariko bivugwa ko abantu bajijutse benshi bari challenges ku FPR kubona abantu bajijutse bari mu Rwanda byabaga ari ikibazo gikomeye. Mu ndirimbo yawe usoza uvuga oseku nibyo uratangiye gusobanura oseku uratabaza nde mukora iki? Ni Imana niyo mpamvu turi buvuge n'ibya shitani. Imana ni ishobora byose igakorera mu bantu, ishobora gukorera mu bihugu bitera inkunga, ishobora nk'indirimbo ishobora kugira amahirwe bakayitraduiza nk'abandi abanyamahanga nabo bakayumva kuko ntago twigize. Nk'ubu gihe ntangazwa niyo numva ngo cogami zabera mu Rwanda kandi u Rwanda ruri mu bihugu bitishimye. Iki ni ikibazo ibihugu byateye imbere mbirega ani mbona na texte meza ndashaka kuzakora indirimbo yagira kure ikabwirwa abanyamerika ikabwira abongereza ntago bagomba gufasha abantu bakoresha ubutegetsi ku buryo abantu baba babanyuma mu kwishima ahantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu batanga raporo buri gihe. Nishyigikiye ko cogamu yaba nka award cyangwa igikombe ukagiha igihugu cyateye imbere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu muke naho gufata award ukayizana hano muri iki gihugu ni kimwe no kujyana muri Afghanistan cyangwa muri Somalia kuko nibo Somalia irusha nibigusetse kuko Somalia Afghanistan ibyibura byashoboka Somalia yo ni iruta u Rwanda mu kwishima. U Rwanda rurusha ibihugu bibiri narabibonye ni igihugu cya Afghanistan n'igihugu cya Zimbabwe urumva byensiri twa tugomba gupfa tugakeneshwa byo rwose gupfa gukeneshwa gusanga inzu yawe batagomba kunyura mu muhanda ukahanyura nta bindi. Iyumvire uzaramba iyumvire Karasira osekuru Nyagasani tabara bawe Nyagasani osekuru Nyagasani tabara bose Nyagasani osekuru Nyagasani ibuka bose Nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere ibaze kwicwa uhagaze ugapfira muri Nyagasani ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa ukabura kivugira abo muhuje bavugirwa ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere hari mwiki ridasanzwe
ikivuko wamurimi yanyimye imbuto muhumuza nyimye ikivuguto wamurimi yanyimye imbuto muhumuza nyimye ikivuguto Ekundorere wa mubyeyi we Ekundorere twarashobewe Ekundorere wa mubyeyi we Ekundorere twarashavuye Ekundorere Ekundorere Osekuru nyagasani tabara bacu nyagasani bitabye inama bitaba imana